nabashuje mwese kandi nkomeje kwifuriza kugubwa neza cyane. Umukinnyi wa filime uri mu bakomeye hano mu Rwanda yitwa Usanase Bahaf Janet yatangaje ko umutima we n'ubundi unezerewe cyane nyuma y'uko ashyikirijwe imodoka yo mu bwoko bwa KIA ifite agaciro ka miliyoni 12 z'amafaranga y'u Rwanda yatsindiye muri Rwanda International Movie Award. Ni imodoka yavuzweho cyane n'ubundi nyuma y'uko arashize igihe kinini cyane ayumva mu magambo ariko atarayicigera cyangwa se ngahabwe ko ntakezayo cyangwa se ngo nayicaremo. Ni ibintu byabaye birebire cyane, hazamo kutumvikana ku bigendanye n'amasezerano n'ubundi yavugaga neza yuko umuntu ugomba gutwara iyi modoka cyangwa se wayitsindiye agomba kuzayamamaza cyangwa se agomba kuzayitwara iriho ibirango by'uwagombaga gutanga iyi modoka n'ubundi mu gihe cy'umwaka wose, ariko uyu mugore rwose ntabwo yabikozwaga. Habayeho n'ubundi kwitabaza RIB ndetse n'izindi nzego zigiye zitandukanye kugira ngo abashe kuba ahazana ubwumvikane n'ubundi ibintu byakomeje kugira iwandabaga, ariko kuri iyi nshuro ibyishimo byari byose ibi neza mu masaha rwose asa naho akuze cyane y'ijoro nibwo yashyikirijwe iyi modoka. Dore ni umuhango n'ubundi witabiriwe n'umugabo w'uyu mugore n'ubundi. Uyu mugore uramuzi cyane kuko yamamaye muri filime nyinshi cyane zigiye zitandukanye nka filime yitwa Impanga Series. Ikaba ari nayo filime n'ubundi yamuhesheje iki gihembo muri Rwanda Movie International Award. Mumenye kandi muri City Media ndetse no mu ndirimbo zigiye zitandukanye z'abahanzi yitwa Kondondoro ya Sashomura. Byagenze bite, byari byifashe bite ubwo uyu mugore rwose w'agatangaza uzi gukora ubudatuza agakoresha imbaraga ze zose yahabwaga imfunguzo ndetse na kayite jaune by'iyi modoka byari ku isaha ya 4 z'ijoro. Ngo haye ikaze mu nkuru yacu y'uno munsi nk'ibisanzwe nitwe Mirekana Mugire. Akazi kanjye ni kamwe no kukugezaho byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu musaba ngo niba ari ubwa mbere dusuye kandi subscribe kugira ngo ubashe kuzajya ukurikira amakuru yacu agiye atandukanye abari gutrendinga hirya no hino mu isi. Niba kandi hari ibyo uriko bitari kugenda neza cyane ndakwifuriza gukomera no kwihangana. Uyu munsi ushobora kuba bitameze neza, ejo birahinduka bikagenda neza cyane. Waba uri mu Rwanda cyangwa se uriye mu Rwanda ndakwifuriza ibihe byiza, angwaye ikaze. Uyu mugore nk'uko nari ntagiye mbivuga yitwa Bahaf Usanase Janet yahawe n'ubundi imfunguzo ndetse na kayite jaune by'iyi modoka ifite agaciro ka miliyoni 12 z'amanyarwanda. Byari ku isaha ya 4 z'ijoro ryo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Gicurasi umwaka wa 2023. Nyuma y'ibiganiro n'ubundi byahuje abanyamategeko bavuguruye n'ubundi amasezerano agomba kumugenga mu gihe cy'umwaka umwe agomba gutwaramo iyi modoka kandi ibirango bya Ndoli Safaris. Ndoli Safaris n'ubundi niyo yatanze iyi modoka ariko ikabifatanya n'ubundi ishusho atitegura ibihembo bya Rwanda Movie International Award. Iyi modoka yahawe n'ubundi iriho ibirango bya Ndoli Safaris kandi Bahaf azayitwara biriho mu gihe kingana n'umwaka umwe nk'uko n'ubundi bikubiye mu masezerano aba bombi bagiranye. Bahaf yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda dukesha iyi nkuru ko n'ubundi habayeho yavuze ko n'ubundi habayeho ibibazo ari nayo mpamvu n'ubundi atayisabona iyi modoka yatsindiye. Uyu mugore rwose uzwi muri filime zirimo Impanga avuga ko n'ubundi atigeze yanga imodoka iriho ibirango bya Ndoli Safaris, ahubwo yanze byari gukurikiraho n'ubundi nyuma y'uko yashyikirijwe cyangwa se nyuma y'uko ahawe iyi modoka. Yavuze ko n'ubundi habanje kuzamo amananiza muri contract cyangwa se muri contract. Iyo contract n'ubundi yagize ati ndabizi ko n'ubundi yageze ku banyamakuru benshi ariko ntibashobora kuyibwira abantu, ahubwo abantu n'ubundi bagakomeza bumva ko ngiye ubwanjye nanze imodoka iriho ibirango bya Ndoli Safaris. Ariko mu by'ukuri ntabwo cyari cyo gisubizo, ntabwo branding ariyo yabaye ikibazo, ahubwo ikibazo cyari amasezerano akurikiyeho ariyo n'ubundi twafashe nyine igihe kugira ngo n'ubundi tuyakure mu nzira hanyuma tubashe gukorana neza cyane. Abajijwe rwose niba hari ikibazo yaba afitanye n'uyu mukobwa yikumye cyane mu minsi yashize witwa Ariane Cool,
uyu mukobwa n'ubundi we uri mu bategura biriya bihembo yagize ati njye nta kibazo rwose dufitanye. Ariane Cool yavuze ko nta cyasha gisigaye kuri ishusho ati itegura Rwanda International Movie Award, kubera ko n'ubundi ibintu byose bigira ibibazo ariko bigakemurwa n'ubundi n'ubwumvikane. Umuyobozi rwose wa ishusho ati yitwa Mucyo Jackson yabwiye ikinyamakuru Inyarwanda ko n'ubundi igihe cyari iki n'ubundi cyo gutanga iyi modoka. Ati igihe cyari iki, icyo gihe n'ubundi mwavugaga ntabwo n'ubundi cyari cyo gihe cyo kwitanga, cyari iki ngiki kandi yatanzwe neza cyane. Imiterere y'amasezerano ya Ndoli Safahizi yagiranye n'ishusho ati hari kuwa mbere n'ubundi Werurwe, hari ku itariki ya mbere nyine Werurwe umwaka wa 2023. Ishusho ati itegura ibihembo bya Rwanda International Movie Award ihagarariwe na Mucyo Jackson ndetse na Ndoli Safahizi Company Limited icuruza imodoka ikanazikodesha, ihagarariwe na Uwihanganye Gaju Emile. Abagiranye n'ubundi amasezerano y'imikoranire, ingingo ya 3 n'ubundi y'amasezerano ivuga ko n'ubundi buri ruhande rugomba gufasha urundi n'ubundi kumenyekanisha ibikorwa, kandi ko n'ubundi bazafatanya mu gutegura no guteza imbere ibikorwa by'ishusho ati organization. Ingingo ya 4 yo igaragaza neza impamvu n'ubundi y'aya masezerano, bavuga ko ishusho ati izakorana na Ndoli mu gutegura ibihembo bya Rwanda International Movie Award. Ingingo ya 5 bavuga ko n'ubundi ishusho ati organization izishyura akaba miliyoni 6,250 by'amafaranga y'u Rwanda kuri miliyoni 12,500 by'iyi modoka n'ubundi yo mu bwoko bwa Kia y'ibara ry'umukara. Ndoli Safahizi n'ubundi yemeye gutanga umukinnyi wa filime n'ubundi wahize abandi. Muri iyi ngingo n'ubundi banavuga ko aya mafaranga agomba gutangwa mbere y'uko imodoka inahabwa ishusho ati ngo ayishyikirize n'ubundi wahitsindiye. Agace ka kabiri k'iyi ngingo ariko ya 3 kagaragaza ibijyanye n'ukuntu n'ubundi Ndoli Safahizi izamenyekanisha ibikorwa byabo. Ndoli Safahizi yasabaga kumenyekanishwa n'ubundi mu bikorwa bya Rwanda International Movie Award, haba mu mashusho ndetse n'amafoto, kugaragaza ibirango byayo ku mbuga nkoranyambaga n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ndoli Safahizi yavugaga ko imodoka izatanga n'ubundi ku mukinnyi wa filime wahize abandi igomba kuzaba iriho ibirango bya Ndoli mu gihe kingana n'amezi 12, no kuvuga umwaka wose. Nako byari bimeze nk'uko uri kugenda ubibona ubwo Bahavu n'umugabo we n'ubundi bari bageze n'ubundi aho Ndoli Safahizi ikorera ku mugoroba kuri wa kabiri tariki 16 Gicurasi. Babanje kubiganiraho rwose mbere yo kuva mu modoka. Bahavu yabanje kuganira n'umugabo we ku ngingo zinyuranye zirimo n'iyi modoka bari bagiye guhabwa. Muri parikingi yaho Ndoli Safahizi iparika imodoka yagombaga n'ubundi guhabwa Bahavu yari yatangiye n'ubundi gushyirwaho ibirango bya Ndoli Safahizi. Ngayo nguko rero ni inkuru nziza ku bakunzi ba Bahavu ndetse n'abandi bakunzi ba sinema mu Rwanda. Ngayo nguko ni inkuru zari zatrendinze cyane, ariko kuri uyu munsi yamaze kuba yahabwa imodoka ye. Ni inkuru nifuzaga kubagezaho. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, ariko mwibutsa neza nimba ari ubwa mbere dusuye uzagukanda subscribe kugira ngo uzarushe kubona